Yes, amahoro, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri comment ya Evariste Ndabanye, akaba ari comment yakoze ku kiganiro twakoze ku makosa atatu ya Zelensky. Iyi comment rero ya Evariste yaratubwiraga ati ngaho nimutubwire n'amakosa atatu Uburusiya bwakoze. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iyi podcast. Ntujye kure ya Waka Waka. Yes, Evariste rero ndagushimiye cyane kuri comment yawe, narayisomye nanjye nyitekerezaho, ndanayikunda numva ni igitekerezo cyiza dushobora kuganiraho, kubera ko niba Uburusiya butarahise bufata Ukraine nkuko bwabyifuzaga, butarahise buhindura ubuyobozi muri Ukraine nkuko bwabyifuzaga, intambara ikaba yarakomeje kugeza uyu munsi, nuko hari amakosa bakoze menshi. Muri iyi podcast turagaruka ku makosa atatu. Ikosa rya mbere mbona rikomeye, Vladimir Putin n'Uburusiya bibeshye kuri tekinoloji y'urugamba uyu munsi. Niki gisabwa kwinjira mu ntambara uyu munsi, icyo turaza kukirebaho. Icya kabiri, Vladimir Putin yibeshye kuri NATO. Yibeshye kuri NATO, ntabwo uburyo yari yiteguye ko NATO izareyajisamo siko byagenze. Ikindi kintu cya gatatu nanone, nkuko twabibonye mu makosa atatu ya Zelensky yibeshye kuri Vladimir Putin, ariko n'uyu Vladimir Putin nawe yibeshye kuri Zelensky. Ibyo nibyo tugiye guhita turamburira hamwe muri iyi podcast. Ntimujye kure ya Waka Waka. Yes, icyambere rero Evariste nshaka ko tuganiraho uyu munsi, icyambere ni tekinoloji y'urugamba. Tekinoloji y'urugamba nkuko mubizi rero, amashusho yose muzi ari amashusho yo mu ntambara ya mbere y'isi yose, amashusho y'intambara zabereye za Vietnam, intambara zabereye za Iraq, intambara zabereye muri za Afghanistan, n'intambara zagiye zibera hirya no hino muri Afrika ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Hari uburyo twabonaga ibifaru bishorera, umuntu ufite ibifaru byinshi tukavuga ko ari ufite imbaraga ku rugamba, umuntu ufite indege nyinshi z'intambara tukavuga ko ari ufite imbaraga ku rugamba. Uyu munsi rero ibyo bitwaro byose nkuko mubyumva ari ibifaru, ari bitwaro byose birasa muri artillery cyangwa se indege z'intambara. Ibi bintu byose ni ibintu bihenze cyane, kandi noneho Uburusiya bukaba mu mateka yabwo bwari bufitanye ikibazo gikomeye na NATO, bukagirana ikibazo gikomeye n'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi. Rero aba Barusiya tekinoloji yabo ndetse n'ubwenge bwabo bwose babushyize mu guhanga cyangwa se gukora ibitwaro bikomeye cyane, ibitwaro bishobora gusiba umujyi wose ugasibama. Rero bisanga bafite ubwo bushobozi bwo kuba basenya imijyi n'imijyi, ariko kwinjira mu ntambara ntoya biba ikibazo gikomeye, kuko niba muri kureba nk'icyo gitwaro bakita Sarmat 2, iyo ni Satani 2 niko twe hano tuyita. Iyo ntwaro ntishobora kurwana muri Ukraine, kuko Ukraine ni hatoya. Ukraine iyo ntwaro irengeje ubushobozi, mbese sinzi ntago ishobora kwitabazwa muri intambara yo muri Ukraine. Hari iyo ngiyo yindi muri kubona, iyo ni bombe ishobora guteza umwuzure. Bavuga ko umwuzure ishobora guteza tsunami yatwikira umujyi wose wa Londres. Urumva rero ko iyi ni intwaro nayo idashobora gukoreshwa aho ngaho muri Ukraine. Rero Abarusiya bakomeje gushyira imbaraga mu bintu byatuma barwanye na NATO bayitsinda, ariko noneho kwinjira mu ntambara ya face to face cyangwa se face à face, uri kubyumva, aho murwanira umuhanda ku wundi, mukarwanira inzu ku yindi. Ibyo ngibyo Uburusiya ntago bwabitekerejeho cyane. Ndagira ngo twibukiranye, muribuka intambara igitangira Abarusiya bakoze kilometero y'amaburende n'ibifaru n'ibiki byose byari byakoze umurongo ugira kuri kilometero 3 berekeza Kiev bagiye kurwana. Ibyo bintu byose mwabonye drone z'Abanyaturukiya, ni drone zidahenze cyane bita Bayraktar, zarashe ibifaru by'Abarusiya ku bwinshi, bijuju by'Abarusiya ku bwinshi. Abarusiya babura position. Ibyo ngibyo biri no mu bintu byagoye Abarusiya mu ntambara igitangira, bituma banasubira inyuma bava muri Kiev. Ibyo rero byeretse Umurusiya ko icyo kintu yakibeshyeho, kuko ushyira hari igifaru cy'ibihumbi 100 by'amadolari cyangwa se miliyoni y'amadolari, umuntu azamure drone y'ibihumbi 20 by'amadolari ihita imena cya gifaru. Murumva ko rero aho ngaho hari harimo ikosa, akaba ari nikosa. Mwibuka ko Abarusiya bajya kurikosora bakoresheje drone z'Abanya-Irani bita Shahed. Izi drone nizo zatabaye Abarusiya bibasubiza muri systeme y'urugamba rw'uyu munsi. Uyu munsi rero
kuba ufite ibifaru biremereye bimeze bite, ibyo byose byacitse amazi kubera ko umuntu arazamura drone y'ibihumbi 10, umuntu arazamura drone y'ibihumbi 5 agahita asenya ibyo bifaru. Ikindi nuko izi mbunda abanyaburayi bari barakoze z'ibifaru arizo Canon César z'abafaransa, arizo Hauser z'abongereza, z'abanyamerika, ibi byose ni ibitwaro bifite target. Kugira ngo rero birase muri target nuko uba ufite amakuru y'ikiri ahantu ugiye kurasa. Niba ufite amakuru ukavuga uti aha hantu hari ibikoresho bya gisirikari, reka mparase kuri iyi point. Ibyo ngibyo rero byaragoranaga kubera kumenya amakuru, byasabaga ko bakoresha manpower. Uyu munsi rero umuntu arahagurutsa akadrone kakazamuka hejuru, ari akadrone kameze nk'agafotora ubukwe, kakagenda kagatanga amakuru y'ahantu ibyo bikoresho byose bihenze biparitse, bakohereza misiri imwe igahita ibisenya. Iyo rero ni tekinoloji nshyashya ku rugamba, numva ko abarusiya batari biteguye guhura nayo. Uyu munsi nk'uko twari tubivuze bayikosoje izo bita Shahed z'abanyaturukiya, kugeza n'ubwo ibihugu byombi byagiranye amasezerano. Uru ruganda rukora izi Shahed ubu ngubu rukaba ruri mu Burusiya, ariho ziri gukorerwa. Abarusiya nanone baza guteza imbere indi tekinoloji yabo, arizo drone bita Lancet. Nkuko abakurikirana urugamba muri Ukraine muri kubibona, izi Lancet ziri gusenya ibintu byose, zifite ubushobozi bwo gusenya ama Leopard, ziri gufite ubushobozi bwo gusenya ama Bradley. Ibyo byose ni tekinoloji nshyashya abarusiya bahise updatinga mu ntambara, ariko bitavanyeho ko bari bibeshye bagitangira urugamba. Iryo rero ni ikosa rya mbere numva ko Vladimir Putin yakoze ndetse na leta y'Uburusiya mbere yo kwinjira muri uru rugamba. Iyi kosa rya kabiri mbona ko bibeshye kuri NATO. Abarusiya bibeshye kuri NATO gute? Bibeshye kuri NATO kuko bumvaga ko NATO itazatinyuka kuba yafasha Ukraine ku rwego irimo kubafasha. Nkuko twabibonye mu kiganiro twakoze tuvuga ku mbaraga za NATO n'Uburusiya, ese baramutse barwanye ninde watsinda, twabonye ko Uburusiya uyu munsi ari cyo gihugu cya mbere gifite nucleaire. Sasa ibi bihugu byose biri muri NATO bikaba bitinya Uburusiya, bikaba bitinya kwinjira mu ntambara n'Uburusiya. Nubwo mubibona, nubwo barimo gufasha Ukraine, ariko ntibashobora gutinyuka kohereza abasirikari muri Ukraine, ntibashobora gutinyuka kwinjiza Ukraine muri NATO. Ariko ikintu cy'ingenzi bakoze batakoreye Shakashvili wa Georgia, ikintu bari gukorera Zelensky batamukoreye ni ugufasha Zelensky bakamuha ibitwaro. Nubwo babizi ko Zelensky atazatsinda, ariko mu gutesha umutwe umurusiya, mu guca intege umurusiya, ibi ngibi NATO iri kubikora. kandi NATO yagiye irenga imirongo itukura myinshi abarusiya bari barashyizeho, bintu bikomeza kuba amahoro. Rero kugeza ubu ngubu aho batangiye gutanga za long range missile, mwarabyumvishe ko bagiye no gutanga na za F-16. Abanyamerika baheruka gutanga za cluster bomb, izi ni bombe z'umwanda, twarabibonye mu biganiro byabanje. Ibyo rero byose ntabwo umurusiya yabitekerezaga, ntabwo umurusiya yatekerezaga ko NATO izatinyuka gusapotinga Zelensky nkuko irimo kubikora muri Ukraine uyu munsi. Iryo rero numva ko ni ikosa rya kabiri, cyangwa se ni ikintu cya kabiri Putin n'Uburusiya bibeshyeho mbere yo kwinjira muri iyi ntambara. Ikindi kintu cya gatatu, Putin yibeshye kuri Volodymyr Zelensky. Yamwibeshyeho gute? Putin uyu mugabo yarazi ko ari umukomediye, yarazi ko ari umukinnyi wa filime. Putin mu bitekerezo byiwe yumvaga ko isasu rya mbere nirivuga, uyu mukomediye cyangwa se uyu mukinnyi wa filime ukina amasasu muri filime ari we wa mbere uzagera mu ndege ahunga. Ariko nkuko mwabibonye, uyu mugabo yabashije gukusanya abanya-Ukraine benshi bamujya inyuma, ndetse aha n'icyizere NATO ko ashobora guhangana n'Uburusiya, NATO nayo iramufasha. Icyo ngicyo rero numva ko Vladimir Putin yakibeshyeho cyane ko yumvaga ko rugikubita Zelensky azaba yageze Hollywood, ibyo yabonye yagiye kubishyira muri sinema. Ariko nkuko mwabibonye, uyu mugabo yakoze propaganda zikomeye cyane, akangurira abanya-Ukraine benshi kumujya inyuma, kugeza n'uyu munsi ubona ko n'igisirikari cye gikomeje guhangana n'Abarusiya ku buryo bukomeye, ku buryo nacyo cyabashije kuhagira experience, kikaba cyarageze mu bisirikari bikomeye ku isi. Rero numva ko Putin yibeshye cyane kuri Volodymyr Zelensky.
ayo niyo makosa atatu nge numva akomeye abarusiya bakoze, ariko sinabura kongeraho n'ikindi kintu gitoya cyangwa se irindi kosa ritoya cyangwa se mu busesenguzi bwawe ushobora kumva wowe ari rinini. Ikosa nanone mbona Putin yakoze, Putin yizeye cyane abanyaburayi arakabya. Yizeye cyane abanyaburayi arakabya, niba mwibuka icyo bita Minsk Agreement cyangwa se imishyikirano y'Minsk ubwo intambara yari gitangira muri Ukraine muri 2014. Angela Merkel na perezida w'Abafaransa icyo gihe yari uyu Macron yasimbuye François Hollande. Abangaba rero bagiye mu mishyikirano na Putin, bumvikana ko Putin n'inyeshyamba zo muri Donbass bahagarika imirwano. Noneho muri iyo mishyikirano bemeranya ko Donbass igiye kuba izaguma ku butaka bwa Ukraine, yego, ariko ikagira autonomy runaka, ikagira ubwigenge runaka. Ayo niyo masezerano bari bagiranye, ariko noneho Crimea yo ikajya ku Burusiya, ikaba ubutaka bwemewe bw'Uburusiya. Ayo niyo masezerano ya Minsk, nicyo bari basezeranye i Minsk. Rero nkuko mwabyumvise, nyuma yuko iyi ntambara ituritse ikongera igatangira bwa kabiri, Angela Merkel yavuze yuko aya masezerano bayakoze cyangwa se bumvikanye n'abarusiya ibingibi kugira ngo bahe umwanya Ukraine yo kwitegura, nabo bafata umwanya wo kuyiha ibitwaro byo kugira ngo yanga ayo masezerano n'abarusiya nibagaruka mu ntambara basange Ukraine hari uburyo yiyubatsemo bwa gisirikare. Icyo ngicyo rero numva ko Putin yakibeshyeho akabizera. Nanone yongeye kubizera bwa kabiri ubwo iyi ntambara yari itangiye. Nkuko mubizi, Putin n'abarusiya bahise bagera mu nkengero za Kiev, buriya kugira ngo abarusiya basubira inyuma bave muri Kiev, bave muri Kharkiv, bave hariya muri Chernobyl, bavemo bamanuke bajye muri Donbass. Hari amasezerano yari yabaye agizwemo uruhare na Turkiya na Erdogan. Ayo masezerano yabereye muri Turkiya. Murabyibuka ko intambara ikomeye, hari delegation y'abanya-Ukraine na delegation y'abarusiya zahuriraga muri Taki zikaganira. Ahangaha rero baraganiriye, bumvikana ko abarusiya basubira inyuma bakajya muri Donbass, hanyuma Ukraine nayo igakomeza imishyikirano bakareba uburyo bahagarika iyi ntambara. Ibyo ngibyo rero byarabaye, abarusiya nibwo basubiraga inyuma, basubira inyuma paka bava no muri Kharkiv. Nyuma yaho uwitwa Cameron wari ministre w'Abongereza niwe wahamagaye Zelensky, aramubwira ati nta byo gushyikirana n'abarusiya, shikama urwane tuzaguha ibikoresho byose. Ari naho mujya mubona bahise bahimba inkuru ya Bucha, bahise bahimba ubwicanyi bwa Bucha, batangira kubushinja abarusiya. Ari nacyo Ukraine yahise yitwaza iva mu mishyikirano yose bari bamaze kugirana n'abarusiya. Rero Evariste, ndagira ngo wenda hari andi makosa menshi, ariko ay'ingenzi numva yananije abarusiya cyangwa se akabatinza muri gahunda zabo, numva ko aya makosa atatu cyangwa se wongeyeho n'iryo rya kane, numva ko ariyo makosa akomeye yatumye urugamba rukomeza gukomerana abarusiya. Rero mukomeze muduhe komenti zanyu, tuzajya tugira gutya tuzizane mu kiganiro tubiganireho. Nk'aka kantu ka Evariste murumva ko ni akantu keza cyane kaduhaye kugira idea, nanjye kampaye gutekereza cyane. Ndavuga ati se Putin na yahe makosa yaba yarakoze? Ariko nk'uko mubyumva, hari kosa rya tekinoloji y'urugamba rw'uyu munsi. Urugamba rwarahindutse, akantu ka make karasenya ibintu bya menshi, kuko kera bashoraga menshi mu gukora ibintu biremereye cyane. Uyu munsi tekinoloji igeze mu gihe cyo gukora utuntu duto. Ni nayo mpamvu ubona nyine izi drone za Lancet zibasha kujujubya ibifaru by'amamiliyoni y'amadolari, ibifaru byarwanya intambara z'isi, byarwanye hirya no hino. Uyu munsi bikaba biri gucika amazi kubera ako kantu gatoya. Hari n'ikindi kintu bita Briare, nkuko muri kubibona muri iyo video, uburyo bamanuramo drone muri kubibona. Ni ukuvuga ngo drone urayohereza, hari izindi tekinoloji zaje zibuza drone kugira network.
Izo ni tekinoloji turimo kubonera hehe ahangaha muri iyi ntambara ya Ukraine. Izo tekinoloji akaba ari tekinoloji tutari tuzi ku buryo drone igenda uyohereza wowe wayohereje ugahita uyibura bayibujije network. Iyi ni tekinoloji nshyashya abarusiya bari gukoresha iri no kunaniza abanya-Ukraine muri iyi contre offensive. Intambara rero ya Ukraine yatumye ibihugu bimwe na bimwe byagiye byubaka izo tekinoloji nshyashya bimenyekana. Nk'ubu ntago twari tuzi ko abanya-Turkiya bafite ubushobozi bwo kuba bahindura intambara n'abarusiya barimo. Ntago icyo kintu twari tukizi. Ntabwo twari tuzi ko Iran ifite ubushobozi bwo kuba yahindura ibintu ku ntambara na OTAN irimo. Ntabwo icyo kintu twari tukizi. Bivuze ngo iyi ntambara yatumye tumenya ni ibihe bihugu byubatse ibintu by'ingirakamaro. Abarusiya bitaye cyane mu kubaka ibintu bikomeye cyane bishobora kubafasha kuba basenya imijyi y'Abanyamerika, kuba basenya imijyi y'Abanyaburayi, ariko intambara za face to face, intambara ntoya, kuko Putin ntabwo ashaka kurimbura Ukraine. Putin ntashaka kurimbura Ukraine kubera ko na nyuma y'iyi ntambara abarusiya bagomba kuzabana n'abanya-Ukraine. Ikindi hari ikintu bita Russophobia. Russophobia ni abantu barimo gukora propaganda yo kwangisha isi abarusiya. Igihe Putin cyose yakoresha ubukana cyangwa se akarasa mu mijyi y'abaturage akoresheje ibibunda bikomeye afite, noneho abarusiya bazangwa kuko abakora propaganda bazaba babonye ikintu bashyira imbere. Icyo nicyo Putin atekerezaho. We atekereza ko iyi ntambara agomba kuyisoza kandi akabana neza n'abaturage ba Ukraine. Ni nayo mpamvu mubona uyu munsi intambara muri Ukraine ikomeje kugorana. Buriya Putin afite ikibazo gikomeye cyane mu Burusiya cyabo bita abanationaliste. Abanationaliste nabahe? Abanationaliste ni babandi bifuza ko Ukraine ihita iraswa nyine, bahita bakoresha imbunda zabo bakayirasa ikava mu nzira. Bashaka ko Uburusiya bukoresha imbaraga zabo. Abo ngabo rero ntibumva Putin, bavuga ko Putin yihangana ku kigero cyo hejuru, ku kigero gikabije. Icyo nicyo kibazo Putin afite. Arashaka kurangiza iyi ntambara ariko ikazarangira afite n'ubushobozi bw'uko abarusiya bashobora kongera bakabana neza n'abanya-Ukraine. Niba munabyibuka neza, ahantu hose cyangwa se igihe cyose abarusiya bagiye bahagurutsa misile nyinshi n'amadrone menshi, ukumva bahagurukije misile 50, bahagurukije drone 40, byose bihagurutse bivanze. Ejo ukajya ukumva hapfuyemo abantu 3 cyangwa se 2. Umuntu wese wapfuye birababaje, ariko murumva umubare n'ikigero cy'amamisira aba yahagurutse. Nukuvuga ngo bo barasa kuri target zabo za gisirikari baba babonye zifite ikibazo, zishobora kubateza ikibazo ku rugamba. Ntabwo Putin ashaka gukoresha biriya bitwaro bye biremereye. Icyo rero yakibeshyeho kubera ko yinjiye mu ntambara yo kurwana n'imbunda ntoya, ariko yinjiranamo tekinoloji ishaje. Reka mbivuge kubera ko ibi bifaru by'abarusi intambara gitangira byararashwe ku buryo buteye ubwoba. Biriya bibunda byabo binini byararashwe ku buryo buteye ubwoba. Icyo rero nicyo kintu n'ibihugu byose ku isi birimo kwa updatinga. Nuvuga ngo intambara yahinduye isura. Intambara ntikimeze kwa kundi twari tuyizi, ntikirwanwa mu buryo yarwanwagamo kera. Nuvuga ngo drone iri gukora akazi kose. Izi systeme bakoze zihangana n'ibyo mu kirere ziri guca intege indege zikomeye, ziri guca amazi indege zihenze cyane ku rugamba. Rero ibi byose ni biri kutujyana muri generation cyangwa se navuga ngo ibiri kutujyana ahantu hari digital, aho umuntu arwana akoresheje azajya arwana intambara akoresheje telefone yibereye iwe muri salo. Murakoze cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast. Evariste ndagushimiye, comment yawe nayikunze, kandi n'abandi ndabasaba gukomeza muduha comment dushobora kuganiraho kugira ngo dukomeze duhane ibitekerezo. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane, mugire amahoro y'Imana. Peace.